Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom bakundwa bene data, dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza kugubwa neza no kongera kuzura ubuntu tubonera mu mwami wacu Yesu Kristo. Ngiye rubasuhuza nitwa Bagabo Joseph kandi ngarutse ku bwa Saveur Divine kugira ngo turusheho kuganira amagambo y'Imana kuko mumaze kubimenyera kuri uru rubuga rwa Saveur Divine ko tunyuzaho amagambo y'Imana mu buryo butandukanye kandi hagaca abavuga tumwe nakoze Imana batandukanye. Iki cyumweru turimo tuganira hejuru rero kurwana intambara nziza yo kwizera. Bene data bashiki banjye mwebwe mutega amatwi ibiganiro bya Saveur Divine, ndagira ngo mbabwire muri iyi minsi tugezemo dukwiye kurwana intambara nziza yo kwizera uburyo butuma dusingira ubugingo buhoraho. Paulo avuga aya magambo yandikira Timoteyo mu rwandiko rwa mbere kuko ariho turi kugendera ibice 6:12 yaramubwiye ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera usingira ubugingo buhoraho ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Yamukanguriraga kurwana intambara nziza yo kwizera kugira ngo azasingire ubugingo buhoraho. Aho tujya harahari ariko biradusaba kurwana intambara nziza. Ni intambara Paulo yabwiye Timoteyo amubwira ngo kandi iyi ntambara uzayirwane neza kandi uyirwane ugamije icyo ushaka kugeraho aribwo bugingo buhoraho. Amwandikira ntiyavuze yuko ngo amwandikiye gusa mu buryo uzayirwane gutyo gusa, ahubwo nawe yamuhaye urugero yigeze mu bice mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ibice byaho 2:7 nawe yaramubwiye ngo none nanjye narwanye intambara nziza, narangije urugendo nubwo atari yakarangiza ngo ave mu mubiri ariko yari ameze nk'umuntu urangije urugendo. Aramubwiye ngo narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Kurwana intambara nziza cyangwa se bituma intambara iba nziza nuko urwana ari kurinda ibyo kwizera. Bene data, umuntu wese amenya ko yarwanye intambara nziza, iyi ntambara yirangije neza akayisoza amahoro, nibwo umuntu avuga ngo ntabarutse urugamba neza cyane arwanye intambara nziza. Iyo warwanye ugatsindwa ntabwo uvuga ngo intambara yari nziza. Intambara iba nziza kubera ko warwanye ugatsinda. Intambara iba nziza kubera ko warwanye icyo warwanira ukakigeraho, cyangwa se ukabona ugiye kukigeraho nibwo uvuga ngo narwanye urugamba cyangwa se narwanye ariko intambara yari nziza. Nibyo yavuga ngo narwanye intambara nziza kandi nagiye ndinda ibyo kwizerwa, ndimo ndeba ko icyo nari ngamije kugeraho ngiye kukigeraho. Nibyo nawe yavuga ngo uzarwana intambara nziza, intambara nziza yo kwizera kugira ngo uzahabwe ikamba ry'ubugingo ryarindi ritangirika. Bakundwa bene data, namwe utega amatwi ibiganiro bya Saveur Divine, ndimo bakangurira kurwana intambara nziza yo kwizera. Aya magambo ahari ntago wahita ubyumva neza. Katujya muri Yobu bice bya 27:5 twumve cyo hatubwira. Yobu bice 27:5 haravuga ngo ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze bitunganye. Haravuga kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo, ugukiranuka kwanyenda gukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. Aya ni amagambo Yobu yabwira inshuti ziwe n'abari bamukikije ubwo yari amaze guca mu bibazo n'ingorane bikomeye cyane. Ahari bamwe bakavuga ati va muri ibi bintu byo kwizera, va muri ibi bintu wagiyemo, va muri ibi bintu wihakana Imana, dore waranacumuye wakoze ibidakwiye. Ingorane yahuye nazo n'intambara zose yahuye nazo, ariko arangije aravuga ngo ngewe ntago rwose nakora ibi bintu. Aravuga ngo ntibikabe yuko nabemera ngo muvuze bitunganye. Aravuga ngo nubwo naba ndi kwinjira mu rupfu cyangwa se nkageza igihe cyo gupfa
kigeze, ngiye sinzigera nikuraho gukiranuka, ahubwo nkomeje ibi bintu byo kwizera kugeza ubwo nzapfa, sinzareka ubunyangamugayo. Bene data, kwizera ni ibintu byo kurwanira. Niyo waba uri kunyura mu bintu bikomeye, niyo waba uri kunyura mu bintu bisa nkaho bikakaye, kwizera ni ibintu byo kurwanira, kuko ni umurage, ni ikintu gikomeye tubika kikazatwinjiza ahandi hantu abantu bose batazagera uretse abanyakwizera. Kwizera ni ikintu gikomeye rero. Niyo mpamvu Yobu yabivuze, aravuga ngo dore ibyanjye byagiye, abana bagiye, ubutunzi bwagiye, n'umubiri urimo ucika, urimo korwa, yari mu burwayi bukomeye, ariko aravuga ngo ibyo byose nubwo binkikije ntabwo nzigera nikuraho kuba inyangamugayo, sinzatakaza ibyo kwizera, ahubwo ndabikomeje kugeza ubwo nzagera ubwo mfa, nzaba nkiri inyangamugayo bitsi ibyo kwizera. Niyo magambo Timoteyo, niyo magambo Paulo nawe yabwiye Timoteyo, cyangwa se Timoteyo yumvanye Paulo muri bya bicara twasomye mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, ibice byaho 4:7. Yavuze ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, kandi cyatumye yitwa nziza nuko nayirwanye ndindi ibyo kwizera. Bene data, nta kindi kizagira intambara nziza, nta kindi kizagira urugamba ubamo kuba rwiza cyangwa urusoza rumeze neza, nuko uzarurwana urinda ibyo kwizera. Tukiri mu isi tugiye mu ntambara, ariko ukeneye kugenda urwana ariko urinda ibyo kwizera. Ntabwo ari ibyo gutaka ngo bituko bibonye, ntabwo ari ibyo guta cyangwa se wumve bimeze ufata uko ubyumva, ahubwo ukeneye kugenda urwana kandi urwana neza. Nashatse kugira ngo tuganire kuri aya magambo uyu mwanya muto tuba dufite muri kano kanya kacu ka Saveur Divine, ariko ngukangurira cyane ngo ujye urwana intambara nziza. Muri iyi minwa yaririmbye aravuga ngo rwana intambara nziza, intambara yo kwizera, rwana intambara nziza, intambara yo kwizera, ngo nuyirangiza nuyisoza uzagera hatunganye, ngo nuyisoza uzashyikira ibikwiriye. Ukwiye kurwana intambara nziza. Ndimo nsoma aya magambo nagumye gutekereza, mbese iyi ntambara yo kwizera batubwira kurwana ubundi kwizera ni ukuhe? Isomye mu Baheburayo 11:1, nabo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, ni uguhagarara ahantu uri ukizera Imana nubwo ubona ibikwambura kuyizera bigukikije. Haleluya. Kwizera ni uko nguko, ni uguhagarara ukizera Imana, ni uguhagarara ukavuga Imana, ni uguhagarara ukemeza Imana, ni uguhagarara ukatura Imana nubwo utuye hagati y'ibituma wayihakana. Kandi ni kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Kwizera kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Iyo umuntu atuye mu kwizera ajya ahamya ibyo atareba ko ari iby'ukuri. Wibuke abatubanjirije cyangwa se zira ntwari zo kwizera, icyatumye Nowa ngo yitwa intwari yo kwizera, yahamije ibyo atareba abibwira abantu ko ari iby'ukuri kubera ko yari bikwiye ku Mana. Kwizera no kwizera ko ibyo wabwiye n'umwami Imana bizasohora, nubwo waba ubona utabona inzira bizacamo, ariko ukizera ko bizasohora. Rwana intambara nziza yo kwizera. Ni nayo mpamvu umwanditsi yanditse ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera, kandi niyo ntambara dukwiye kurwana, kuko niba ari ikintu Satani ari gukoresha muri iyi minsi ni ukutumaramo kwizera kugira ngo twereke ko iby'Imana yatubwiye bitazasohora, maze tujye mu ndege nkeya tumere nk'abandi bose. Ariko iby'Imana yakubwiye izabisoza, iby'Imana yakubwiye izabikora. Rwana intambara nziza yo kwizera, komeza wiringira Imana, ibyo unyuramo byose komeza wiringira Imana. Kwizera, umuntu umwe yaratubwiye ngo kwizera mu magambo makeya ngo ni ugukura amaso ku biboneka ugashyira amaso kwitaboneka ibeshaho ibiboneka. Mwene data, ukeneye gukura amaso ku bintu bigaragara ugashyira amaso ku Mana, kuko ari izabeshaho ibyo ngibyo ubona bigaragara, cyangwa se ibindi ubona ko bitagaragara, ariko Imana izabibeshaho. Rero nkubwire ngo Imana yacu ikorera hejuru y'ibihe. Abanyakwizera, abantu bizeye Imana, abatunzwe no kwizera, rero nkubwire ngo baba hejuru y'ibihe, bagendera hejuru y'ibihe, bagendera hejuru y'ibintu byose, kubera ko iyo kwizerwa byanga byakunda izabana nabo kandi izabageza aho bakwiye kugera. Bene data bashiki banjye, mwe mutega amatwi cyane cya Saveur Divine, ndabifuriza kongera gutunga kwizera no kongera kuzura kwizera no kurwanya intambara nziza yo kwizera. Hari ibintu byinshi bitugenyeganyeza, hari ibingibi Yobu yahuye nabyo, ariko arwana intambara nziza. Uyu munsi tuvuze Yobu, ariko hari n'abandi benshi Bibiliya yerekana bagiye barwana intambara nziza zo kwizera kandi bahagarara neza mu gihe cyabo, bituma Imana ibahamiriza.
harimo na zira ntwari zo kwizera. Nabo bose tugiye tuvuga bagiye barwana intambara nziza, ariko hari abandi bagiye barwana intambara mbi bituma rwose iherezo ryabo riba ribi, kandi ahabo haribagirana kubera kurwana intambara mbi bakayisoza batararinze ibyo kwizera. Ariko mwebwe mutega amatwi ya Saveur Divine, ndabifuriza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kurwana intambara nziza yo kwizera izabashyitsa ku bugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.